Yes right, okay, yes right, hello, check. Ibi byiza cyane kandi rwose amahoro y'Imana kuri umuntu ukunda rwose kandi kukurikira ibiganiro byacu hano kuri Gakuru Oneya, giye gusuza kandi kwikirizana twatica kuri nk'ibisanzwe mu biganiro byacu ariko kandi byibanda ku mategeko y'umuhanda. Tugushimiye cyane kubanye natwe ukaba dukurikiye kuva ku cyose cya mbere kugera ku cyose cya nyuma, kandi tugushimira cyane umuntu ukoze subscribe ukaba uri umuryango mugari w'ukunzi bacu rwose. Mana muje rwose guhumugisha kandi guhaze uburame. Nawe mwanya mwiza kugira ngo ubane natwe rero tujye dukosorana kuva ku cyose cya mbere kugera ku cyose cya nyuma mu bibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi ku wundi by'umwihariko mu mategeko y'umuhanda, aho tubana rwose umwihariko wacu nuko dukosora tunasobanura kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma. Apana kugira ngo mureze gurenga igisubizo ngo ni A cyangwa se igisubizo ngo ni B ngo twagenda igikurikiye ntumenye ibyo ari byo akakubindikiranya. Twebwe twacu kubishyirerezo rwose dukosora tunasobanura. Itangazo ry'utirwa udakwiye gucikwa. Wewe muntu wifuza ko dorushyo rw'agateganyo ariyo provisoire cyangwa se ko dorushyo rwa burundu ariyo permis, biroroshye cyane. Icyifuzo nuko kugisengera kwagizeho bikemukira. Nimero uri kuyibona utwa twekwandikiye hejuru ni ibara ry'ubururu ni 0791828670. Si ibyo gusa umuntu ufite ikizamini ariko ukabuze neza ko tuyugoye mu buryo ukoresha mudasobwa, nyamuneka turabafasha kandi turabahugura rwose mu buryo ukoresha mudasobwa, ibintu bikagenda neza cyane rwose. Nuvuga ngo tubigenza gute rero? Mu gihe ufite ikizamini ukaba utazi gukoresha mudasobwa, uraza twakwigisha tukaguhugura. Ariko muri uko kuguhugura niyo unasanzwe uzi kuyikoresha, tugaho ibizamini ukagenda wikosora ureba uko bikorwa. No kuvuga ngo ugenda ukosora ku buryo byibura kujya mu kizamini warabanje gukosora ibizamini warabonye uko bigenda, sibyo? Ibyo rero turabiyafasha kandi rwose bikagenda neza cyane. Ni ibintu byiza cyane udakwiye gucikwa, ugomba kugenda warabanje kwisuzuma. Byo urakoze ibizamini nka 15 cyangwa 20 ku buryo ugenda rwose uvuga uti nditayari ubundi were prepared, nzi uko bikorwa, nzi uko basubiza, mbega ku buryo ugenda watinyutse imashini umva nta gihunga ufite. Si ibyo gusa kandi tugufasha mu buryo kugufasha kwiga by'umwihariko ushobora kutumva uvuga ndifuza kwigana namwe mwigisha neza. Tuguha rero ibizamini aho ugenda wihugura kandi rwose bikagenda neza cyane. Nuvuga ngo tuguha ibizamini ukagenda wihugura, hanyuma tushobora kubiguha utavuye aho uri, tukakoresha by'umwihariko WhatsApp birakunda, cyangwa se ukeneye kwiga nabwo tugugura kuri WhatsApp. Rero kandi si ibyo gusa, dufite na application nziza zibafasha kwiga. Tugufite application nziza cyane birimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400. Na application nziza irimo ibyapa byose, irimo imirongo yose, irimo amatara yose. Nyamuneka na application usabwa kujya ukora urabanje kunyuzamo amaso mbere kujya mu kizambi banza utwandikire tuguye application. Na application nziza irimo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, irimo ibyapa byose, irimo imirongo yose, irimo amatara yose. Nyamuneka nta kintu na kimwe wabaza cyo kitera muri application. Ibijyanye n'uburemere mu matoni niho mvuga, ibijyanye no mu burebure bw'ibinyabiziga, mu mitambiko y'ibinyabiziga, ibyo byose mwumva mamutazi muri application birimo, ku buryo ugenda unyujijemo amaso kandi bikagufasha neza cyane rwose. Andi matangazo ari bugenda renga ngo turagenda tuyabamo hagati, ahubwo reka twite cyane. Mbibutse ko twebwe dutangira n'icyapa kimwe tukagikosora twihuse cyane tukareba icyo kivuze, hanyuma twe dukomeza n'ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi ku wundi. Simba nijyanye rero muri kumwe n'umugenzi wanjye Sifa Gatoya the class kugira dufasha muri guhindura ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi ku wundi. Reka tumusabe adushyireho icyapa cyacu cy'uyu munsi. Okay, alright. Icyapa cyacu cy'uyu munsi cyamaze kugera kunyakira amashusho yawe. Iki cyapa kiravuga ngo iki? Icyambere umenya, iki ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Nkuko ubibona gifitemo ibirango bibiri, gifitemo ikirango cy'ibara ry'umutuku ndetse n'ikirango cy'ibara ry'umweru. Iki kirango cy'umutuku ureba kano kambi kameze nk'akambi, n'ikindi cy'umweru cyo kiri iburyo. Ruvuga ngo ni ibirango bibiri, kimwe kiri ibumoso ikindi kiri iburyo. Kiri ibumoso n'umutuku, ikiri iburyo n'umweru. Iki cyapa kiravuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ruvuga ngo amategeko y'umuhanda ikimenyetso cyose kirimo ibara ritukura kiba kibuza. Niyo mpamvu kino kimenyetso kirimo ibara ritukura kiri ibumoso kirabuzwa gutambuka mbere, wowe gatambuka mbere y'ibyo binyabiziga birimo ibara ritukura. Kenshi uzasanga kino cyapa gikunze kugira agaciro ku mihanda bifite ubugari budahagije kugira ngo ibinyabiziga bibashe kubisikana neza cyane. Rimwe na rimwe burya no kunyura no hari igihe usanga bigoye ko icyo aho hantu barimo ubugari budahagije ku binyabiziga. Icyapa rero nkuko bibyumvise ikiri ubwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere, kivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari igihe bazabikubaza mu magambo bakakubaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite ibirango by'amabara asa gute? Uzasubiza ko ari umutuku n'umweru. Uko bazakubaza bakujishe ngo umweru n'umukara, umutuku n'umuhondo, umuhondo n'icyatsi kibisi, uzasubiza ku mweru n'iki n'umutuku, cyangwa umutuku n'umweru bitewe n'ibara bazaba babanje. Turizera ko ikibazo rwose kino cyapa kigaragara kandi cyumvikanye rwose nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa Gatoya the class kadushyiraho none ikibazo cyacu cya mbere. Okay, alright. Ikibazo cya mbere rwose kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki?
ikinyabiziga cya mbere mu binyabiziga berekeje mu butumwa kiba cyanditseho amagambo attention convoy agaragarira mu ntera ya a metero 100, b metero 50, c metero 75, d cyangwa ni metero 200. turi ku kibazo cya mbere. Ikinyabiziga cya mbere mu binyabiziga berekeje mu butumwa kiba cyanditseho amagambo attention convoy agaragarira mu ntera ya a metero 100, b metero 50, c metero 75, d cyangwa ni metero 200. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya mbere wasubije nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya mbere. Ndakumenyeshwa igisubizo ni a, ni metero 100. Nuvuga ngo ikinyabiziga cya mbere mu binyabiziga berekeje mu butumwa kiba cyanditseho amagambo attention convoy, ayo magambo arasumirwa mu ntera ya metero zingahe? 100. ni ukuvuga ngo iyo ari ibinyabiziga berekeje mu butumwa by'umwihariko bigamije urugendo rumwe, ikizabikubwira nuko ikinyabiziga cya mbere kizaba cyanditseho amagambo attention convoy. Nta kindi rero ugomba kumenya. Ubundi aya ngaya ari amagambo ari ku cyapa gifite ibara ry'umuhondo, ariko ubundi ano magambo yanditse mu nyuguti z'ibara ritukura nubwo batabikubwiye. Hanyuma rero aya magambo asomerwa cyagaragarira mu ntera ya metero byibura 100. Turizera ko ikibazo cya mbere kigaragaye neza kandi cyumvikanye rwose, tugisobanura neza nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de class katushyiraho n'ikibazo cyacu cya kabiri. Okay, alright. Ikibazo cya kabiri rwose kimaze kugera ku nyikiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Icyapa kivuga inzira itegetswe gifite ikirango cy'ibara rikurikira: a umukara, b ubururu, c umweru, d cyangwa nta gisubizo cy'ukurikiramo. Turi ku kibazo cya kabiri. Icyapa kivuga inzira itegetswe gifite ikirango cy'ibara rikurikira: a umukara, b ubururu, c umweru, d cyangwa nta gisubizo cy'ukurikiramo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya kabiri asubijwe nta gutinda twise cyane, dusubije twise ku kibazo cya kabiri. Ndakumenyeshwa igisubizo ni c, ni umweru. Ruvanga icyapa kivuga inzira itegetswe, uri kubona hano mise nkikwereka iki kirango kirimo kireba imbere kivuga inzira itegetswe, sibyo? Cyo kivuga ngo komeza imbere, cyangwa kivuga icyerekezo gitegetswe. Rero iki cyapa gifite ikirango nko mubibona cy'ibara ry'umweru. Niyo mpamvu ku kibazo cya kabiri igisubizo kibaye c. Twizere ko kigaye kandi cyumvikanye nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de class gatushyiraho n'ikibazo cyacu cya gatatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatatu nacyo kimaze kugera ku nyikiramashusho twibuse cyane, cyo kirabaza ngo iki. Ndakumenyesha ko kandi nkwibutsa cyane rwose ko tugufite application nza cyane tuguhereza, na application nza cyane ziri ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, irimo ibyapa byose, kaba imirongo yose, kaba amatara yose. Nyamuneka mutwarikire kandi mudukunde tuyibahe. Nyamuneka aho utarakora subscribe, ukaba utari gusharinga ibiganiro byacu, ndakumenyesha ko uri gucikwa cyane rwose, kandi unahemukira bagenzi bawe, bibahereze nabo bige bamenye uko bimeze. Kandi tuguha kode abe ya permis ndetse na provisoire byose turabigufashamo. Kimwe nuko tubagura mu buryo ukoresha mudasobwa aho mwenda kujya gukora ikizamini, cyase namwe abasanzwe mwitwa ibizamini mukagenda mwikosora ku buryo mujya mu kizamini mwarihuguye neza cyane rwose. Turi ku cyase cya gatatu rero kibaza ngo iki. Ijambo inzira y'ibinyabiziga bisobanura: a umuhanda, b inzira nyabagendwa zemewe, c umuhanda n'inzira ziwukikije, d cyangwa inzira zigiye hejuru zigize umuhanda. Turi ku kibazo cya gatatu. Ijambo inzira y'ibinyabiziga bisobanura: a umuhanda, b inzira nyabagendwa zemewe, c umuhanda n'inzira ziwukikije, d cyangwa ni inzira zigiye hejuru zigize umuhanda. Ku kibazo cya gatatu wasubijwe nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya gatatu. Nakumenyeshwa igisubizo ni c, ni umuhanda ariko n'inzira ziwukikije. Tuvuze ijambo inzira y'ibinyabiziga, birumvikana ko ubundi inzira y'ibinyabiziga si inzira y'abantu. Inzira y'ibinyabiziga ni umuhanda muri make, ariko kandi wa muhanda buryo uzasanga ufite n'inzira zaba ziwukikije, ariko twayitwira tuba turi ku mpande nyine usanga abanyamaguru banyura. Mugoro mu byumve mubifate neza, ijambo inzira y'ibinyabiziga rivuga cyari risobanura iki: umuhanda ariko kandi n'inzira ziwukikije. Ndizera ko ikibazo cya gatatu kigaragara kandi cyumvikanye ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu, nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de class gatushyiraho n'ikibazo cyacu cya kane. Okay, alright. Ikibazo cya kane twiyuse nacyo kimaze kugera ku nyikiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Urwego C rureba imodoka zagenewe gutwara ibintu bifite uburemere ntarengwa bwemewe: a butarenga ibiro 3500, b burenga ibiro 3500, c burenga ibiro 5000, d cyangwa ni butarenga ibiro 5000. Turi ku kibazo cya kane. Urwego C rureba imodoka zagenewe gutwara ibintu bifite uburemere ntarengwa bwemewe: a butarenga ibiro 3500, b burenga ibiro 3500, c burenga ibiro 5000, d cyangwa ni butarenga ibiro 5000. Kuri cyo kibazo rwose cyacu cya kane wasubijwe nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya kane. Ndakumenyeshwa igisubizo ni c, ni burenga ibiro 5000. Kuvuga ngo urwego C rutwara cyangwa se rwagenewe gutwara
uburemere ariko kandi bupima toni zirenga zingahe 5, ubundi bino biro 5,000 bihwanye na toni 5. Niyo mpamvu ku kibazo cya kane igisubizo kibaye C. Twizere ko kigaragara kandi mu kibonye rwose ndetse munacyumvise aho muzasubiza nta gutenga twise cyane. Nkumenyesha ko twita Teacher Gakuru mbari ko n'umugenzi wanjye Sifa Gatoya The Classic. Reka tunamusaba kire ikibazo cyacu cya gatanu. Okay, alright. Ikibazo cya gatanu kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: iyo kugenda ku mirongo ibangikanye byemewe kandi ibisate by'umuhanda bikaba bigaragazwa n'imirongo irombereje cyangwa iciye mu duce, abayobozi babujijwe a. kunyura hejuru y'iyo mirongo, b. kongera umuvuduko ku buryo budasanzwe, c. a na b ni ibisubizo byiza, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. turi ku kibazo cya gatanu. Iyo kugenda ku mirongo ibangikanye byemewe kandi ibisate by'umuhanda bikaba bigaragazwa n'imirongo irombereje cyangwa iciye mu duce, abayobozi babujijwe a. kunyura hejuru y'iyo mirongo, b. kongera umuvuduko ku buryo budasanzwe, c. a na b ni ibisubizo byiza, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatanu wasubije kandi nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya gatanu komishwa igisubizo ni a. ni ukunyura hejuru y'iyo mirongo burya abayobozi b'ibinyabiziga yaba ari imirongo icaguye yaba idacaguye yaba iciye mu duce bidaciye mu duce uko izaba iri kose, abayobozi b'ibinyabiziga babujijwe kugira gute kunyura hejuru y'imirongo, kereka byibura ari ku mirongo icagaguye. Iyo mirongo byibura bemerewe kuyinyura hejuru mu gihe bagiye gukatira ibumoso bwayo cyangwa se kunyuranaho cyangwa se guhindukira cyangwa se kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ni ibyo nta kindi aho hantu ubundi babujijwe kunyura hejuru y'imirongo. Twizere cyose cya gatanu tugisobanura neza kandi cyumvikanye rwose ndetse cyari cyose cyane gutera icumu ifu nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa Gatoya The Classic atushire n'ikibazo cyacu cya gatandatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatandatu rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa ziri mu nzego A na B ni a. imyaka 25, b. imyaka 15, c. imyaka 18, d cyangwa nta gisubizo kirimo. turi ku kibazo cya gatandatu. Imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa ziri mu nzego A na B ni a. imyaka 25, b. imyaka 15, c. imyaka 18, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatandatu wamaze gusubiza nari tudatinze. Dusubije twese ku kibazo cya gatandatu rukomenyeshwa igisubizo ni d. nta gisubizo kirimo kubera ko umwe ko acokosora tunasobanura ndakomenyeshwa muri inyamaswa ntabwo zijya mu nzego. Muri make iyo tuvuze urwego rutwara ibinyabiziga ni kategori, ntabwo rero inyamaswa zisaba kategori cyangwa se ngo nyine zijye mu nzego runaka z'ibinyabiziga. Niyo mpamvu hano kuri kino cyose cya gatandatu igisubizo kibaye d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko n'ikigaragara kandi cyumvikanye rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa Gatoya The Classic atushire n'ikibazo cyacu cya karindwi. Okay, alright. Ikibazo cya karindwi rwose nacyo tudatinze cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: iyo bitagishoboka gusiga ubugari bwa metero imwe kandi umunyamaguru akabakikira akabanyura iruhande rw'inkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje a. kilometero 5 mu isaha, b. kilometero 60 mu isaha, c. kilometero 20 mu isaha, d cyangwa kilometero 10 mu isaha. turi ku kibazo cya karindwi. Iyo bidashoboka gusiga ubugari bwa metero imwe kandi umunyamaguru akabanyura iruhande rw'inkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje a. kilometero 5 mu isaha, b. kilometero 60 mu isaha, c. kilometero 20 mu isaha, d cyangwa ni kilometero 10 mu isaha. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya karindwi wasubije kandi nta gutinda twise cyane. Nta gutinda ku kibazo cya karindwi dusubije twese ndakomenyeshwa igisubizo ni a. ni kilometero 5 mu isaha. Mwe ko cokosora tunasobanura ubundi umunyamaguru mu gihe agenda mu muhanda rwose amina agenda mu nzira ye ariko agasanga inzira ye irimo inkomyi runaka, yemerewe gukikira iyo nkomyi ariko anyuze hehe mu muhanda. Nuvuga ngo rero umuyobozi burya mu gihe umunyamaguru ari kunyura mu muhanda, umuyobozi agomba kumusigira byibura ubugari bwa metero imwe. Hanyuma rero mu gihe bidashoboka yuko wa muyobozi w'ikinyabiziga arasiga mu bugari bwa metero imwe hagati ye n'umunyamaguru, mu gihe kandi umunyamaguru ari kunyura mu muhanda yakikiye ya nkomyi, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba nawe gukikira nkomyi byibura afite umuvuduko utarenga kilometero 5 mu isaha. Aho handi ikinyabiziga cyo kigenda gakeya cyane ku buryo atabasha guhungabanya imigendere myiza y'umunyamaguru. Niyo mpamvu ku kibazo cyacu cya karindwi igisubizo kibaye a. Twizere ko kigaragara rwose kandi cyumvikanye neza cyane ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa Gatoya The Classic atushire n'ikibazo cyacu cya 8. Okay, alright. Ikibazo cya 8 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: mbere yo kwinjira mu isangano aho bagomba kuzenguruka, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba a. gukomeza kugenda igihe bitamugoye,
B gutambuka nyuma y'izindi modoka, C kureka ibinyabiziga byagezemo bigatambuka, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 8. Mbere yo kwinjira mu isangano aho bagomba kuzenguruka, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba A gukomeza kugenda igihe bitamugoye, B gutambuka nyuma y'izindi modoka, C kureka ibinyabiziga byagezemo bigatambuka, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 8 wasubijwe nayo nta gutinda twese cyane, nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 8 kumishwa igisubizo ni C, ugomba kureka ibinyabiziga byagezemo bigatambuka. Mwere kwa cokosora tunasobanura kumenyesha ko ubundi buryo tuvuze mbere yo kwinjira mu isangano aho ugomba kuzenguruka ni harya muri rompuwe. Mbere yo kuzagenda rero kwinjiza imodoka yawe muri rompuwe yaranyirya nyine ugomba kuzenguruka, ugomba kureka ibinyabiziga byageze muri ya rompuwe bikanze kugira gute bikabanza bigatambuka. Niyo mpamvu ku kibazo cya 8 igisubizo cyabaye C. Twizere ko kigali kandi cyumvikanye na gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gato de classe gatyo ikibazo cyacu cya 9. Okay, alright. Ikibazo cya 9 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Amapikipiki ni imodoka bifite uburemere ntarengwa bwemewe butarenga 3500, umuvuduko ni A kilometero 45 mu isaha, B kilometero 75 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha, D cyangwa kilometero 80 mu isaha. Turi ku kibazo cya 9. Amapikipiki ni imodoka bifite uburemere ntarengwa bwemewe butarenga 3500, umuvuduko ni A kilometero 45 mu isaha, B kilometero 75 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha, D cyangwa kilometero 80 mu isaha. Ku kibazo cya 9 wasubije neza rwose nagutinda twise cyane, dusubije twise ku kibazo cya 9 kumenyesha ko igisubizo ni D, ni kilometero 80 mu isaha. Utiri ujya kureba kivugamo amapikipiki yose hava kagera agenda ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha. Iki ni kizabacanga kiroroshye cyane, amapikipiki yose agenda ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha. Niyo mpamvu hano kuri kino kibazo rwose cyacu cya 9 igisubizo kibaye D. Twizere ko kigali rwose kandi cyumvikanye na gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de classe gatyo ikibazo cyacu cya 10. Okay, alright. Ikibazo cya 10 nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho twise cyo kirabaza ngo iki. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara kanya kanini mu muhanda wo hagati mu nzira igizwe n'imihanda A 3, B 5, C 1, D cyangwa 4. Turi ku kibazo cya 10. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara kanya kanini mu muhanda wo hagati mu nzira igizwe n'imihanda A 3, B 5, C 1, D cyangwa 4. Ku kibazo cya 10 yasubije neza rwose nagutinda twise cyane, dusubije twese ku kibazo cya 10 nakomishwa igisubizo ni A, ni 3 burya. Ubundi mwibuke yuko bino bigendana n'itegeko ryo kunyurana no kubisikana, ariko twibabonye ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Mu gihe kunyuranaho bikorerwa ibumoso, wa muhanda wo hagati niwo ibinyabiziga biba binyuramo bigize gute bibisikana. Ubwo rero kandi yewe no kunyuranaho uriya muhanda nawo byifashisha n'ubundi. Niyo mpamvu rero uriya muhanda wo hagati bugizwe n'imihanda 3, ibinyabiziga bibujijwe kugira gute bibujijwe kuhagarara umwanya munini. Byahagarara kanya gato bitewe n'impamvu runaka, ariko ntabwo byahagarara umwanya munini. Niyo mpamvu ku kibazo cya 10 igisubizo kibaye A. Twizere ko kimukanye neza kandi kigali nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de classe kadushyira n'ikibazo cyacu cya 11. Okay, alright. Ikibazo cya 11 cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata A inzira zigiye hejuru y'umuhanda, B ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, C imodoka zakorewe abasirikari, D cyangwa n'uruhererekane. Turi ku kibazo cya 11. Abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata A inzira zigiye hejuru y'umuhanda, B ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, C imodoka zagenewe abasirikare, D cyangwa n'uruhererekane. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 10 yasubije nta gutinda, dusubije twese ku kibazo cya 11 nakomeshwa igisubizo ni D, ni uruhererekane. Uvango burya iyo tuvuze uruhererekane ni abantu yego baba bagenda mu nzira nyabagendwa ariko bagamije cyangwa se bafite gahunda cyangwa se bagamije urugendo rumwe. Icyo gihe rero birabujijwe kubata. Ese kwata ni gute? Kwata ni kwa kuntu uzasanga umuntu aza akanyura hagati y'imirongo y'abantu, biwe abasirikare wenda cyangwa se ukaba wanyura wenda ubwo abasirikare bari kuri patrouille udahita ubigeranya na hano banditse nk'imodoka zakorewe abasirikare. Oya, nk'abasirikare bagenda kuri patrouille ko bari ku murongo birabujijwe kubata cyangwa se kubaza ukabanyuramo hagati. Si ibyo gusa kandi na bano banyeshuri baba bashoroye n'umwarimu gutyo. Ubwo rero tubikumiye hamwe rino jambo ruhererekane riza ribisobanura. Niyo mpamvu ku kibazo cya 11 igisubizo cyabaye D. Twizere ko kigali kandi cyumvikanye nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de classe kadushyira n'ikibazo cyacu cya 2.
Okay, alright. Ikibazo cya 12 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 agomba kugaragazwa n'amatara a amatara abiri yera, b itara ry'umuhondo ryaka muri metero 30, c itara rimwe ritukura, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 12. Amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 agomba kugaragazwa n'amatara a amatara abiri yera, b itara ry'umuhondo ryera muri metero ryaka muri metero 30, c itara rimwe ritukura, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku cyose cya 12 sujwe nayo nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 12 ndakomyeshwa igisubizo ni c ni itara rimwe ritukura ko burya ikinyabiziga ariko kidafite akanyamitende ko ku ruhande yongeyo ni moto, sibyo? Ni pikipiki no kubikubwira idafite akanyabiziga ko ku ruhande inyuma igaragazwa n'itara rimwe ritukura, ko iyo ifite akanyabiziga ko ku ruhande inyuma bigaragazwa n'amatara biratukura, ariko ko ifite itara rimwe ritukura igaragazwa ubwo ibisobanuye iki. Iyo niyo pikipiki, kandi pikipiki mu busanzwe iba igira itara rimwe ritukura. Ndizera ko cyose cya 12 mu cyongereza rwose kandi kigaragaye neza rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic atiyo cyose cya 13 twihuse cyane nta gutinda. Okay, alright. Ikibazo cya 13 no kimaze kugera ku nyakiramashusho yawe cyo kirabaza ngo iki. Imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko a yemerewe gukatira ibumoso, b bagiye kumunyuraho haba mu nsisiro n'ahandi hose, c a na b ni ibisubizo byiza, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 13. Imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko a yemerewe gukatira ibumoso, b bagiye kumunyuraho haba mu nsisiro n'ahandi hose, c a na b ni ibisubizo byiza, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 13 wasubije neza rwose nta gutinda twise cyane. Dusubije twese ku kibazo cya 13 nakonyeshwa igisubizo ni b nuko bagiye kumunyuraho haba mu nsisiro cyangwa n'ahandi hose, ko buriya iyo baje bakubita imburira zimurika ni amatara bacana batsa bazimya vuba vuba. Twagiye tuyabwira mu bibazo byagiye bikorwa bushize, ayo niyo matara twita imburira zimurika. Rero iyo baje bayakubita baguturutse inyuma bacana vuba vuba batsa bazimya bakumenyesha ko bagiye kunyuraho haba mu nsisiro cyangwa n'ahandi hose. Ndizera ko ikibazo rwose cyacu cya 13 kigaragaye kandi cyumvikanye ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic adushyiraho ikibazo cyacu cya 14. Okay, alright. Ikibazo cya 14 rwose nayo kimaze kugera ku nyakiramashusho yawe cyo kiri kubaza ngo iki. Nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara a keretse hari ivumbi ryinshi mu muhanda, b keretse bagize itsinda ry'abantu benshi, c bambukiranya umuhanda, d cyangwa ni keretse hari impamvu nyakuri ibibateye. Turi ku kibazo cya 14. Nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara a keretse hari ivumbi ryinshi mu muhanda, b keretse bagize itsinda ry'abantu benshi, c bambukiranya umuhanda, d cyangwa ni keretse hari impamvu nyakuri ibibateye. Ku kibazo cya 14 wasubije neza rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 14 dukomeshwa igisubizo ni d keretse hari impamvu nyakuri iyo bateye. Ubundi burya nta na rimwe abanyamaguru baba bashobora gutinda mu muhanda cyangwa se ko bahagarara keretse hari impamvu nyakuri igize gute nabwo ibibateye. No vuga ngo ubundi uramutse utwaye cyemezo ugasanga umunyamaguru ahagaze mu muhanda ntiwemerewe kumuvugiriza honi gave mu nzira, oya ubundi ugomba kuvugiriza umunyamaguru honi ari kubona ko ugiye guhungabanya umutekano by'umwihariko kumugonga nabwo atakubonye. Ikigero ntabwo wemerewe kumuvugiriza honi, ntunemerewe gusohoka mu modoka ngo umukuremo, ahubwo icyo gihe uzategereza cyangwa uhamagare inzego z'ubutabazi cyangwa se zibifitiye ububasha zibone kuba zagutabara. Ubwo rero mubyumve neza kuri cyose cya 14 namwe banyamaguru nta na rimwe mushobora gutinda mu muhanda keretse hari impamvu nyakuri igize gute ibibateye. Niyo mpamvu cyose cya 14 ikibazo kibaye d. Twizere ko cyumvikanye kandi kigali rwose nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic turiho n'ikibazo cyacu cya 15. Okay, alright. Ikibazo cya 15 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Iyo uduce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi cyane kandi twegeranye tuvuga ko a umurongo ucagaguye wegereje, b itara ry'umuhondo riba rimyasa, c umurongo ukomeza wegereje, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 15. Iyo uduce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi cyane kandi twegeranye tuvuga ko a umurongo ucagaguye wegereje, b itara ry'umuhondo riba rimyasa, c umurongo ukomeza wegereje, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 15 usubije rwose nta gutinda.
dusubije twese ku kibazo cya 15 komeshwa igisubizo ni C, umurongo ukomeza uba wegereje. Umwe ko cokosora tunosobanura ubundi ndakumenyesha ko iyo dufite iriya mirongo igize gute icagaguye kuri ugenda icagaguye ubundi wemerewe kunyuranaho ndetse wemerewe ukatira ubumoso bwawe cyangwa se guhindukira keretse yawe nabaye hari ibyapa runaka bibikubuza. Ari noneho rero muri icyo gihe iyo noneho ari uduce tw'umurongo ucaguye ariko tugenda ari tugufi cyane twegeranye tuba turi kumenyesha ngo nubwo uri kunyuranaho kandi ubyemerewe itonde uko imbere gatoya ugiye kugera aho uraba ufite umurongo ukomeza. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C ku kibazo cya 15 umurongo ukomeza uba wegereje mu gihe uduce tw'umurongo ucaguye ari tugufi cyane kandi twegeranye nicyo biba bishatse gusobanura. Turiza ku kibazo cya 15 cyerere kandi cyumvikanye na gutinda. Reka tusabe sifa gatoya de classic cyo n'ikibazo cyacu cya 16. Okay, alright. Ikibazo cya 16 cyo kirabaza ngwiki. Ibitegekwa n'abakozi bifitiye ububasha A birusha agaciro ibindi bimenyetso, B biyinganya agaciro n'ibindi bimenyetso, C A na B ni ibisubizo byiza, D cyangwa birushwa agaciro n'ibindi bimenyetso. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 16. Ibitegekwa n'abakozi bifitiye ububasha A birusha agaciro ibindi bimenyetso, B biyinganya agaciro n'ibindi bimenyetso, C A na B ni ibisubizo byiza, D cyangwa birushwa agaciro n'ibindi bimenyetso. Ku kibazo cya 16 usubijwe neza rwose nagutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 16 tubonyeshwe igisubizo ni A birusha agaciro ibindi bimenyetso. Nuvuga ngo iyo tuvuze abakozi bafitiye ububasha ni bande, ni bano bapolisi muzasanga mu muhanda cyangwa se twita traffic police. Nuvuga ngo bano bapolisi baba bashinzwe umutekano mu muhanda ibitegetswe nabo byose birusha agaciro ibindi bimenyetso byose. Akubwiye gukata iburyo uzakata iburyo, akubwiye gukata ibumoso uzakata ibumoso. Ikintu cyose uzakubwira uzagikora kandi cyubahirize mu buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse. Ntanda y'umujinya ntanda iyo umujinya niyo mpamvu ku kibazo cya 16 rwose igisubizo kibaye A. Twizere ko nacyo kandi rwose cyumvikanye neza nta gutinda twise cyane. Reka tusabe sifa gatoya de class katuje n'ikibazo cyacu cya 17. Okay, alright. Ikibazo cya 17 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Birabujijwe gutwara ku ntebe z'ikinyabiziga umubare w'abantu urenze A wateganijwe n'iteka rya minisitiri, B wateganijwe n'uwagikoze, C wateganijwe na polisi y'igihugu, D cyangwa B na C ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya 17. Birabujijwe gutwara ku ntebe z'ikinyabiziga umubare w'abantu urenze A wateganijwe n'iteka rya minisitiri, B wateganijwe n'uwagikoze, C wateganijwe na polisi y'igihugu, D cyangwa B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ku kibazo cya 17 rwose wasubije neza nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 17 ndakomenyeshwa igisubizo ni B n'uwateganijwe n'uwagikoze ko burya umuntu wakoze ikinyabiziga nawe uzagiye imyanya y'abantu bazicaramo ko bazabangana. Ubwo rero wowe utwaye ikinyabiziga birabujijwe gundi gutendeka muri make, bibujijwe ko warenza wa mubare wagenwe n'uwakoze ikinyabiziga w'abantu wo kwicarwamo. Ko uburengeje ubundi barahagarara cyangwa bakitsindagira icyo gihe watendetse. Rero ibyo ntabwo byemewe rwose, mu byumve neza n'ubikora utwaye ikinyabiziga umukozi ufite ububasha azaguhana. Ndizere ko ikibazo cya 17 nacyo kigali kandi cyumvikanye rwose nagutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic cyo n'ikibazo cyacu cya 18. Okay, alright. Ikibazo cya 18 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Uburemere ntarengwa ku mateme akoze mu ngiga z'ibiti niburenza ibipimo bikurikira: A toni 53, B toni 8, C toni 10, D cyangwa ni toni 80. Turi ku kibazo cyacu cya 18. Uburemere ntarengwa ku mateme akoze mu ngiga z'ibiti ntiburenze ibipimo bikurikira: A toni 53, B toni 8, C toni 10, D cyangwa ni toni 80. Ku kibazo cya 18 nasubije neza rwose nagutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twiyuse ku kibazo rwose cyacu cya 18 ndakomenyeshwa igisubizo ni B ni toni 8. Buryo uburemere ntarengwa ku mateme, iyo tuvuze iteme rero ni ikiraro ariko kiba gikozwe ni ikiraro bisanzwe. Niyo tuvuze rero ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti ni ibiraro bikozwe mu biti cyangwa se mu mbaho. Uburemere rero ntarengwa kuri biriya biraro bikozwe mu mateme cyangwa se ari amateme akozwe mu ngiga z'ibiti ntabwo azarenza ibipimo byibura bya toni cyangwa se uburemere bwa toni 8. Niyo mpamvu ku kibazo cya 18 igisubizo kibaye B. Twizere ko n'ikigali kandi cyumvikanye nagutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic cyo n'ikibazo cyacu cya 19. Okay, alright. Ikibazo cya 19 rwose nacyo twise cyane cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Kunyuranaho bikorerwa A ibumoso gusa,
B iburyo n'ibumoso, C igihe cyose n'ibumoso, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki kibazo kirasaba kugitekerezaho neza cyane ukumva igisubizo bya nyabyo cya 19. Kunyuranaho bikorerwa A ibumoso gusa, B iburyo n'ibumoso, C igihe cyose n'ibumoso, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 19 wasubijwe neza rwose, nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 19 kurishwa igisubizo ni D. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umwereko wacu kosora tunosora tubishatse kuvuga iki. Ubundi kunyuranaho bikorerwa ijambo rimwe ngo ibumoso. Urabona nkano kuri A handitse ngo ibumoso gusa, iyo iryo jambo gusa ryajeho ryahinduye meaning ntabwo ari cyo, uzasubiza ijambo rimwe ryonyine ibumoso. Mu byumve neza, niyo kubaza ikibazo kwaza kunyuranaho bikorerwa he, uzasubiza ijambo rimwe ngo ibumoso, apandi ijambo gusa cyasa no nkano kuri C ngo igihe cyose ni ibumoso. Ijambo igihe cyose riba ryahinduye igisubizo, ahubwo igisubizo ni nta gisubizo cy'ukuri kirimo, hano ni D, kuko kunyuranaho bikorerwa mu ijambo rimwe ryonyine ibumoso. Turiza ikibazo cya 19 kigaye kandi cyumvikanye rwose, nta gutenda twise cyane, kandi nacyo ari cyoroshye cyo gutera icumu ifu. Reka dusabe sifa gato ya The Classic dushyiraho n'ikibazo cyacu cya 20 kidusoreza ikizamini cyacu cy'uyu munsi. Okay, alright. Ikibazo cya 20 rwose no kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Itara ryo guhagarara rishyirwaho gusa iyo ingufu za moteri A zirengeje santimetero kibe 125, B zitarengeje santimetero kibe 125, C zingana na santimetero kibe 125, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 20. Itara ryo guhagarara rishyirwaho gusa iyo ingufu za moteri A zirengeje santimetero kibe 125, B zitarengeje santimetero kibe 125, C zingana na santimetero kibe 125, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 20 rwose wasubijwe nayo, nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 20 ndakumenyeshwa igisubizo ni A, ni mu gihe zirengeje santimetero kibe 125. Umwe ko cokosoro tunasobanura ndakumenyeshwa bundi yo tuvuze ngo itara ryo guhagarara ni rya tara bundi rishyirwa ku kinyabiziga iyo bakandagiye ferira kabakore ikirengeri kazima, bakandagira feriri kabakore ikirengeri kazima, niryo twita itara ryo guhagarara. Ntabwo rero rishyirwa ku binyabiziga byose, ahubwo rishyirwa ku kinyabiziga cyose gifite ingufu za santimetero kibe zirengeje 125. Iyo tuvuze ingufu za santimetero kibe rero ni imbaraga za moteri z'ibinyabiziga. Izi mbaraga za moteri z'ibinyabiziga rero zibarirwa mu mibare mu byitwa amasantimetero kibe. Niyo mpamvu rero uzasanga turi kuvuga ibi by'amasantimetero kibe. Nuvuga ngo ikinyabiziga gifite ingufu za santimetero kibe zirenga 125 nicyo kinyabiziga cyo gifite moteri ihamye kandi y'imbaraga zifatika. Ndizera ko ikibazo rwose cyacu cya 20 kigaragara kandi cyumvikanye nacyo mu muzasubiza. Reka tubashimire rero ko mwabanye natwe kuva ku kibazo cya mbere kujya ku kibazo cya nyuma. Singewe nitwa Teacher Gakuru, sinarigenge kumwe na mugenzi wanjye Sifa gato The Classic. Tubifurije muri Imana kandi n'intsinzi muhaye muronke. Ibiganiro byacu naho butaka nagaruka muri Imana wane namwe. Shalom.